muri bino bihe tugezemo hari umwuka wo gucika intege mu bantu bizera, abantu bakurikiye Kristo, abantu bizeye amasezerano y'Imana. Ijambo riravuga mu gitabo cya Zaburi ngo bazahogwa n'isoni n'abava mu isezerano nta mpamvu. Abantu barimo barava mu isezerano muri bino bihe kubera gucika intege, kubera kurambirwa, kubera gutegereza, maso yaheze mu kirere, abantu bakwise amazina, abantu baguteza iminsi, abantu bakubonye nk'aho wataye ubwenge, bakurikiye bya bindi byose abantu bakurikira iyo batakaje ubwenge, ngo nawe wabaye murokore, abapasiteri barababeshye, ibintu byinshi. Ariko nubwo bimeze gutyo, yavuze niyo kwizerwa kandi no kubikora izabikora igihe cyose ariyo yavuze, kuko tugomba kuba na shuwa, cyangwa se tugomba kuba turi mu kuri koko mu mitima yacu, niba ari Imana koko ariyo yavuze, kuko hari abantu benshi bagendana amasezerano kandi atari Imana yavuze. Birasa nk'inkoko yabundikiriye irigi ritari rizima, nyuma y'iminsi 21 nta kintu kizavamo. Nuko nk'uko bimeze rero, abantu iyo bategereje Imana kandi atariyo yavuze, ni akaga gakomeye cyane. Ariko reka tuvuge nimba koko Imana yari yavuganye nawe. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko igihe cyose iyo dusatiriye iherezo ry'urugendo rwacu twitegura kwinjira mu byo Imana yatuvuzeho, hari umwuka wo gucika intege uza mu mitima yacu, hari umwuka uza. Uwo mwuka rero ufite ibintu bine ugenderaho, cyangwa se kugira ngo ufate imitima yacu. Icyambere, iyo uri hafi yo kwinjira, umwanzi azana icyo nita fotokopi, azana ibisa n'iby'Imana yavuganye nawe. Igihe Imana yari igiye guhezagira Aburahamu umwana w'umuhungu, yaramusezeranije, turabona nawe ahura n'iki kigeragezo. Umugore we Sara, Imana yari yateguye yuko Sara azaba inzira y'umugisha wo kuronka Isaka, ariko kubera igihe kirekire cyo gutegereza, kandi yarageze ku iherezo kugira ngo ahabwe icyo Imana yamusezeranije, maze abwira Aburahamu, urabona ndashaje, rero reka twitize uyu mukozi wacu ari we Hagari ukora, kugira ngo ashobore kuduha umwana twategereje igihe kirekire. Baronka Ishimayeli, batangira no gupropose Imana, ati reka Mana basi umugisha uzaze kuri Ishimayeli, ari uzahezagira. ariko Imana ikomeza ivuga ati oya, ngiye navuze kandi simpinduka, nzabaha icyo nabasezeranije ngicishije kuri Sara. Rero ni ikintu gikomeye cyane ngomba kumenya ubwoko bw'Imana. Igihe cyose utangiye kubona ibisa n'iby'Imana yavuganye nawe, uzamenye kuri hafi yo guhabwa umugisha wawe. Ntuzafate Ishimayeli, Isaka wawe arahari. Ntuzafate umugisha utari uwawe. Zagire uba maso, uri hafi yo kwinjira mu by'Imana yakuvuzeho. Imana yaravuze ngo bacitse intege nzabaha imbaraga, n'abarambiwe nzabasubizamo imbaraga. Imana igusubizemo imbaraga. Iminsi isigaye, amezi asigaye, imyaka isigaye ni mike kuruta imyaka utambutsemo utegereje Imana. Imana iguhe umugisha. Amen.